turi mu masengesho y'iminsi 3 gitaregwe aramaze kanange niramba pe dore nta kintu twigeze turya nzakagendana agakiza k'Imana haleluya nzakagendana haleluya nzakagendana agakiza k'Imana we nzakagendana turi aha hantu turi mu masengesho y'iminsi 3 gitaregwe wigaragaze turi imbere yawe muri ibi dore iminsi 3 tuyimaze imbere yawe haleluya nta kintu turya nta kintu sari samona mofiti haleluya wigaragaze bitangaza bikore thank you Jesus amen amen turakubaha amen rero bakunzi bene data tugeze ku munsi wa 3 turi imbere y'Imana dore nta kintu twigeze turya nta kintu twigeze tunywa twirengagije byari gutunga umubiri yacu mu nda bimeze nabi twasize ingo zacu dusiga abana bacu yo ndetse n'abuzukuru bacu twarabasize amina haleluya amina haleluya amina haleluya nuko ijambo riza kuri Sawuli iramubwira ati yewe Sawuli tugenda uzenguruka uvuge ubutumwa uje mu misozi ubwire abanyabyaha bahindutse none twarahindutse ijambo ryatugeze kuri Semuga ijambo ryatugezeho thank you Jesus ubwo rero bakundwa inshuti z'umusaraba ubu ngubu Yesu agiye kutugirira neza je nabonye hari ibitangaza biri bukoreje turi muri aya masengesho nabonye hari ibintu bigiye guhinduka kwa Semugabo nabonye agiye kubaka inzu y'igitangaza igeretse inshuro zigera nko muri zirindwi amina narabibonaga muri iyi minsi rwose ariko ubu ngubu hari kubaka itaje rigiye kuba haleluya thank you Jesus Imana igukorera ibitangaza nakoraga mbireba narindimo mbibona Imana yarabimbwiye nuko Imana ishimwe ubwo turi kumwe nayo rero ntaho Satani n'abadayimoni bazadukura abadayimoni naho se mbona igitero cy'abadayimoni kiza gifata uyu muhungu nkabona kimukuru yakaguru nkabona kimukuru yakaguru zina rya Yesu toka shitani thank you Jesus ubwo rero umwungeri mwiza arakarama umwungeri mwiza arakarama masengesho aranyishe rwose iminsi 3 yose koko ndi muri aya masengesho umwungeri mwiza arakarama ntabwo nayavamo aya masengesho reka ndi akantu nishimye nirire sinabivamo umwungeri mwiza arakarama se aramaze kanange niramba pe aya masengesho iminsi 3 yose umuntu ayashobora nta kintu afashe n'ejo ubundi narayifashe n'ejo hashize narayifashe aryoshye ate hasi ariko nanyerekwa noneho ntabwo mukina ndabizi ko atari bunyerekana hari mu ntege nke haracyarimo n'utundi ndaturya mu kanya ndasohoka inshuro enye byo hasigayemo tundi kambe nsubiye birajya kugera saa 10 nagarutse umwungeri mwiza arakarama umwungeri mwiza arakarama Imana riri muri Luka ibice 9:37 amina hitire yahira avuga ngo Yesu akiza umwana igicuri cyanane haleluya Yesu akiza umwana igicuri
aradukiza ibibazo byose reka dufite muri dusome iyi minsi. nuko bukeye bwaho bamanuke bajya ku musozi abantu benshi baramusanganira nuko umugabo wo muri bo avuga Yesu ushimwe. ikirenga ati mwigisha ndakwinginze rebera uyu muhungu wanjye kuko namubyaye ari ikinege dayimoni iyo amufashe aramwanisha akamutigisa akamubirigisha ifuro kandi maze kumutera ibibyimba byinshi. Amina. Dushimire Imana. Haleluya. Igicuri ngo Yesu yakijije umwana igicuri. Igicuri cyarakize kwa Semugabo. Ubwo rero nahangaha mu ijambo ry'Imana uko ibicuri byakiraga na n'ubu niko bigikira. Kwa Semugabo igicuri twaragisengeye kiragenda mu igicuri cyashize. Ubwo igicuri cyashize ibintu byose byarakoretse. Haleluya. 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 Amen. Kugira ngo yadusengere kuko mbonye avuye gufata agacucu hanze Hanze hari akayaga karyoshye kabasengere. Data urera. Urera urakiranuka ndakuzi data. Hari icyo umbwiye mwami Imana nyemerera nyivuge. Uwiteka Imana arababwira ngo abagiriye neza. Haleluya. Uwiteka Imana arambwiye ngo mukozi w'Imana akujyanye muri Amerika. Ugiye muri Amerika ndabibonye. Imana iguhaye visa. Umva nawe mukozi w'Imana. Yego Imana igukoreye ubukwe. Iguhaye umugore w'umuzungu. Amina. Nukuri. Iryo ryari ijambo ry'Imana dushimira Imana. Amen. ngo nzajya muri Amerika. Nawe Imana iguhaye umugore w'umuzungu. Nahoraga ndota ndi mu ndege. Nahoraga ndota ndi mu ndege rwose. Imana iradukunda rega. Imana ishimwe. Ariko sinzi umuntu uri gutura ubwangati. Gutura ubwangati hano. Ubwo ni Satani ni shitani uri muri abizana. Mwizina Imana ajyanga kubuze kujya muri Amerika barimo kutunuti. Nawe arajyanga kubuze wa mugore w'umuzungu. Burani cya shitani. Nanjye ndabyumvisha wa mugore ni ibikira. Toka dayimoni mu izina rya Yesu tunukiriza hano hantu. Turi mu nzu y'Imana mu izina rya Yesu. Haleluya. Mu gihe cyo gusenga amasengesho yawe agera kure cyane atambuka n'inyenyeri. Thank you Jesus. Amina. Umagaho cyarano iminsi 3 pastor rwose mba numva yanzengereje mureke mfata akayaga. nta kibazo ngaho nyaruka umwuka akuganze. Nganze umwuka wera ndimo kawera kuganze rwose. cyo gusenga amasengesho yacu agera kure cyane atambukani makoze mu mahitane tambukani ereka tuzana kagendana zakagendana n'agapera kandi arasegeyemo tune reka nkari kuko nizere ko amasengesho basenge bonyine. Hari umuntu abana ashonje iminsi 3 yose ajyanye mayoneze. yewe iminsi 3 tumaze mu nzu y'Imana. Ibyo ni ibiti ndeba sebu sohoka sanasire mwihanaguraga mu kazi kanga pastor afashe stove mu nzu y'Imana. Turi mu minsi 3 wowe uri kugenda urya amapere nawe ryaho reka iminsi 3 ayimara utaryo wabanje tuzakagendana n'agakiza k'Imana ko harimo n'amaronji. pastor ukuntu karyoshye pastor mpamubwire pastor gerageza ubundi se kagiye kurangira. ubundi agiye kurangira pastor n'ubona amasengesho agiye kurangira ngendaga kurangira nako niba wungushije pastor ntabwo nakugosha uri umukozi w'Imana uramukirisitu umwe n'ubundi agomeza asenge tuzanakagendana n'agapera tuzakagendana. Pastor nasukanye na bibiri none nanjye nisharangiye
pastor njye nanjye nibwo narindi ngerarangiye nanjye nibwo narindi iyo byari byanyobeye pastor pastor ntabwo njye baturaga ubwanga twepfu badusanga hari abantu bari abakristo kundeba bagize nanjye ndi kumva none biri kwanga ariko baheze hanze ibyaha ako n'ubundi njye kubera imana njye ndakomeza sege kuko ndi kubona ntazi uko bameze ahubwo reka ndasoma kano kantu iyi koko iyi mana ni nziza rega nanjye ndi kubibona rwose imana iravuga iti hamwe muri kubibona urebye nyine wabareba ariko n'ubundi kundeba batinze ariko nanjye ni hahandi n'ubundi reka ndebe ukuntu nabareba umva ukuntu aryoshye amasengesho mbona nk'umatsinze akarya akantu gato wemba karyoshye nk'inyama hasi kweri ako se ibyo ni ibiki koko ibi ni ibiki ndi kubona ariko amasengesho mwari murimo inka yararangiye pastor nawe koko ninuza n'igiti nagisemese kimanika muri buriya haravuga ngo umuntu afite imbaraga ariko umubiri urananiwe umubiri urananiwe njyewe kumva nihanganye bite byanyu niyo mpamvu wihanganiwe n'umusore rega twebwe rakuntu tumeze nawe ndebe ubu ndashaje nzaho nigesheje umva nawe na pasteur n'ubundi nta kibazo haburaga amasaha duhembera yo twashaka ubundi icyiza cyabaye ni cyiza kuba babonetse umwe wayarangije waranadusengeye byarakunze ko wabwiwe umuzungu uzarongora umuzungu nanjye stage yanjye nawe imana ikaba yagiye kujya muri Amerika mu butumwa bw'amahoro imana ishimwe nakundi tuzasenga mu kundi kwezi gutaha ariko mwibuke ko mukoze icyaha umenye kari mwibuke ko mukoze imana ikababarire n'ubundi yararangiye nta kibazo ese wabivamo kari cyo yaremeye ibiryo kandi nta nubwo ari ikibazo nta kibazo